mu nganda zafunzwe kuri iki cyumweru nk'uko Rwanda FDA yabitangaje, nk'uko munabibona muri iri tangazo, harimo Ingufu Gin Limited, NBG Limited, Skydrop Industries Limited, Africana Buffalo Limited. Bayinyoye bukeye cyangwa se uwo mwanya arapfuye. Kabiri mu gitondo niho nabyutse ngiye guhinga, numva amatwi yazibye, numva amaso sinkanura neza burundu. Uwo tuvugana uwari wese ntabe yumva nibyo. Aragenda hageze asanga bose kari kuruka, aruka umutima wenda kuvamo. Wundi twajyanye byarangiye apfuye. Bose abo bapfuye bazize iyo nzoga bose barabanje. Nsanze umuntu ari kunywa inzoga, mubona mvuga ngo nuwanjye ariho arayinywa aho mubona, namukubita inkoni yanjye. Ibintu twabonye navuga ngo biteye ubwoba cyangwa se biteye soni n'agahinda. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Hari n'abapfuye bataragera kwa muganga, tumaze kubarura abagera kuri 50 muri aya mezi gusa make atandatu abanza y'umwaka. Abantu 50 bamaze gupfa bazize ibi binyobwa. Gupfa atari ukuvuga ngo yarwaye izo ndwara, arazirwara igihe kirekire. Arayinyoye bukeye cyangwa se uwo mwanya arapfuye. Ni ibintu tutajyaga tubona mbere mu myaka yashize. Ndaza no kugira icyo mbisobanuraho. 500 muri bo 50 abagera ku ijana bahumye amaso. Umuntu yanywaga inzoga asangira n'abandi akababwira ati sinkibabona, ubwo ntibizagaruka, no guhuma burundu. Ab'imyijima n'impyiko byo bifata igihe, ariko nabyo ntibitinda ko barwara. Abamaze kugira indwara noneho z'ubwonko z'igihe kirekire, niyo mpamvu mbyise icyorezo, nuko biri hose mu baturage, byageze kure kugeraho kwa muganga. Nyine waruvuze uti mwe mubibona byaje kwa muganga, ariko ntabwo buriya turi Minisiteri y'Ubuvuzi, turi Minisiteri y'Ubuzima. Ikidushishikaza cyane ni ugukingira indwara ko ziba. Ikintu gitera indwara cyose rero rusange mu baturage kiba kidutegurira noneho kuzagira ibibazo biremereye cyane kwa muganga. Niyo mpamvu kubikumira nk'icyorezo, nyine nk'urwana n'icyorezo, nicyo cyihutirwa. Kandi uko utinda, sinzi n'aba bantu barabirebye, ibintu byagiye bizamuka buhoro buhoro. Twari tuzi urwagwa, tuzi ikigage gisanzwe, haza inzoga zifite dogere ya alcohol ya 40-50 umuturage atigeze abona mu buzima bwe, akayigotomera. Noneho hakazamo n'abazikora mu bundi buryo, ngira ngo turaza kugera naho tubijya imuzi. Mu ijambo rimwe rero ni icyorezo mu bindi, tugomba kukirwanya nk'icyorezo. Tutabikoze ubu tuzabyishyura ejo. Ariko hari ubikomoje, ni gute twisanze aha hantu? Ni ikibazo abantu basigaye bakoresha mu kwibaza iyo babonye ibintu byageze ku rwego mugiye kurwana nabyo nk'icyorezo. Iyo musesenguye twavuga ngo ni gute abanyarwanda bisanze aha? Ukuntu ngira ngo iterambere rigira ibyiza rikagira n'ibindi bibazo. Hari ukuntu abantu bakora inzoga bihishe mu buryo bw'iterambere ry'inganda, nabo baziramo. Ku buryo n'umuntu utazi ibintu bya shimi, utarigeze anabyiga, nawe avuga ati nanjye ndi umushoramari ngiye gukora uruganda. Akavanga ibyo ashoboye, rimwe na rimwe akerekana uruganda rwiza yaguze, ariko inyuma agakora ibyo nyine washoboye mu bumenyi bwe bibi, agashyira ku isoko, yabona bigurika, ubwo bigakwira hose. Ku buryo uje gusura nk'usura uruganda, uzasanga imashini z'uruganda nziza zisa neza. Ubwo uruganda rugomba kuba hari ibintu ruri gukora bizima. Ariko nucukumbura ngira ngo
Deje Karake naza kugira umwanya ashobora kuza no kubaha amakuru kuko babikozeho n'iperereza ryimbitse. Inyuma y'urwo ruganda rusa neza ruze gutunganya ibitoki rukaba rwakuramo ibinyobwa bishobora no kuba bitagira ingaruka zikomeye, hakazavamo ibyamuriture nyine kuko nibyo ashoboye gukora, yerekanye ibyo hanyuma inyuma akora ibindi, ashyiramo ibinyabutabire byose, ntazi kubidoza, nta laboratoire afite, agapfundikira agashyira ku isoko, ubinyweye agahuma agapfa. Mu Bugesera honyine twagize umunsi umwe hapfuye abantu barenga 18. Hari ubukwe nta minsi 2 irashira abantu batashye ubukwe ntabwo bararwara bajya kwa muganga, umwe ahita napfa muri iki cyumweru iki turimo. Uko rero abantu babibonamo inyungu, ubwo harimo no gushaka gukirira ku buzima bw'abandi, niko nabyita. N'abaturage rero babinywa nyine kuko bibica vuba bakageraho bakabimbata, hakabamo ubigurisha n'ababinywa bakageraho bagasa nk'ubwumvikane bushingiye ku kintu kibi ku buzima. Nta wundi rero ushobora kuza gukiza urwo rubanza atari abashinzwe nyine kuyobora abaturage babifite mu nshingano. Ni nayo mpamvu twese ubona inzego zose ziba zabigiyemo. Kugeza ubu ngubu nabivuze, uyu mwaka kuva watangira natwe itangazamakuru twagiye hirya no hino hagiye havugwa ibyo bibazo. Hari ubuhamya dufite bwa bamwe mu baturage byagizeho ingaruka. Mbere yuko tugaruka ku byo iperereza kuri iki kibazo ryagaragaje, reka twumve bamwe mu baturage bahuye n'iki kibazo bagizweho ingaruka n'ibi binyobwa icyo babwiye abanyamakuru bacu. Umugabo w'inshuti yanjye twakunanaga cyane arambwira ngo ngwino ngo somye wumve kwa kakayoga. Nanjye navuga ati iyo nzoga suri kunywa ni bwoko ki? Noneho uti ngwino ngo somye, ndagenda. Ampaye somyeho numva karasa naho kaze gake ariko bwari bwo bwa mbere nari somyeho. Navuga ati inzoga jewe ntabwo nayinywa kubera ko ntasanzwe nyinywa jewe, nkomeje kuyinywa yamerera nabi, mvuye guhinga bona amaraso yayaza. Ubwo umugabo arakomeza arampata, ndongera kabiri, ngongera bwa gatatu wumve nta kibazo, nongera asamaho gatatu. Ubwo ndamuhakanira ndamubwira ati iyo nzoga cyane inzoga yawe ntabwo igiye nyimenyereye, nkomeje kuyinywa yamerera nabi. Ubwo ndataha, ngeze mu rugo nguma mu rugo, ntabwo nigeze mpava. Kuwa kabiri mu gitondo niho nabyutse ngiye guhinga, numva amatwi yazibye, numva amaso sinkanura neza burundu. Uwo tuvugana uwo ari wese ntabe yumva n'ibyo simbe numva n'ibyo yaba ari kumbwira. Ubwo byagejeje mu saa 6, umuhungu wanjye abavuye mu isoko, araza arambaza ati muze umeze ute? Ati yewe ntakomeze, rwose numva amatwi atumva, amaso ntabona, rwose timeze nk'ikintu cy'igipape. Reka njye kubaza bose ko nawe uko ameze. Aragenda, ahageze asanga bose kari kuruka, aruka umutima wenda kuvamo. None se mwese inzoga mwazinywereye? Twazinywereye kwa Damascene. Ubwo umuhungu wanjye yahise atujyana kwa muganga. Tugeze kuri ADPR, tugeze kwa muganga bahita batwandikira transfert tujya Nyamata. Tugeze Nyamata, ubwo batwitayeho ngo baratuvura. Wa wundi twajyanye byarangiye apfuye, naho jewe nanjye ndasigara numva ntameze neza, ariko numva mfite agatege ko kuba nahaguruka nkumva nta kibazo. Nayinywa ari kuwa kabiri nimugoroba,
nyine njya kuryama ndi muzima nka saa 7 z'ijoro mfatwa mu nda harandya n'umutima n'umutwe nyine njya kwa muganga kuko bari babitangaje ngo umuntu wese ayinyweyeho ngo ajye kwa muganga. Nawe nasangiye agacupa k'icyuma n'abantu 3. Se bitampombya simbuze urubyaro kandi nari nararubyaye bananiwe kumperekeza nkaba ari jye mbaherekeje. Ari abagendaga muri urugo bari inshuti, ari na nyiri urugo badusangiraga nawe yari umwana wanjye. Bose abo bapfuye bazize iyo nzoga bose bari abanjye. Nsanze umuntu ari kunywa inzoga mubona mvuga ngo n'uwanjye ariho arayinywa aho mubona namukubita inkoni yanjye. Njye mba numva natuje kuko nahoraga mbimubuza nyine ati se waretse kunywa inzoga ngo ibyo ntago bikureba, ku buryo n'amafaranga yakoreraga ntayabonaga. Wapfuye yari inshuti yacu, ari nawe wayishomejeho mukuru wanjye, bituma bose ibagiraho ingaruka kuko uwamushomejeho yarapfuye. Ubu ni ubuhamya bwa bamwe mu baturage byabayeho ndetse babuze n'ababo kubera izo nzoga zitujuje ubuziranenge. Karake, mwakoze iperereza kuri iki kibazo, mwabonye iki? Ibintu twabonye navuga ngo biteye ubwoba cyangwa se biteye isoni n'agahinda. Uvuga ngo izi nganda nk'uko nyakubahwa minisitiri yatangiye bivuga zihisha inyuma iterambere ry'inganda ndetse zimwe zihabwa n'ibyangombwa, ngira ngo muraza kumva bavuga twari dufite ibyangombwa, ariko ibyo nzego za leta bumvikanye bajya gukora bavuye inyuma bajya gukora ibindi bitandukanye ndetse bimwe bitari mu buziranenge gusa ariko bigize n'ibyaha ibyo bakoraga. Nk'uko yarabikomejeho, iperereza icyo ryagaragaje nuko abantu imashini cyangwa se uburyo bavanga ubutariro bwemewe, ibyo binyabutabire bavanga kugira ngo inzoga ishye, ibyo bandikiwe cyangwa bemerewe gukora ntabwo ari byo bakoze. Bakajya inyuma bagakora ibitandukanye n'ibyo urwego rushinzwe RFDA rwabemereye, aho umuntu ajya gutarira iyo mu mwobo agashyiraho n'inkuta ku buryo waza ntushobore no kumenya ibyo ari byo. Mu iperereza ikintu cyavuyemo ni uko bamwe abenshi bakora nta byangombwa cyangwa se byarangiye, abandi ugasanga ibyo avanga muri iryo cupa ntabwo byemewe, nta nubwo byigeze abigeza biherwa uburenganzira. Ibyo abaturage batugaragarizaga ni icyo kinyabutabire gituma bahuma ni cyitwa metanol. Metanol ni ikintu kitanyobwa n'uburozi. Wenda minisita w'ubuzima araza kugeza kumfasha kubisobanura nk'ubizobereye, ariko na santilitiro 10 zihita zigutwika mu nda ugashya wumva. Ikindi cyagaragaye cyane ni isuku nke cyane ku buryo mu by'ukuri no mu bantu bamwe barwaye wasangaga harimo isuku, ibibazo barwaye ari isuku, uretse umwanda uteye ubwoba cyane. Ikindi ibyo bikoresho bakoresha bitemewe, navuze niba baravuze bati ntutarira muri plastique, ugasanga niho atarira, n'abamubwiye amacupa ubika utyo akabibika uko. Hari ikindi kinyabutabire bita etanol bavanga muri zo zitwa za nguvu jini, wenda izo zo cyitwa etanol. Icyo ntikiguhuhiraho ariko gishobora gutera indwara uzahura nazo imbere. Harimo ibinyabutabire bidahuta umuntu ngo ahita apfa nk'uko bamwe muri bariya bapfuye, ariko ukagenda navuga ngo umubiri wawe wangirika ugapfa urusorongo cyangwa uruhongo gake gake. Yego, ariko muri uko gukora ugasanga ntibafite n'imashini zikaribura uko bivanga. Ntagira umuntu wabizobereye. Njye nashinze uruganda, nta mafaranga nashyizemo, ariko mu mabwiriza nahawe nuko nzagira umuntu witwa production manager, quality manager, uzabikora wabyigiye akanabibazwa, agahitamo kubyikorera we ntanamuzana, cyangwa akazana umuntu utabifite n'ubwo bushobozi. Ariko hari abantu bamwe twaganiriye muri uko kugerageza
gucukumbura iki kibazo bakavuga bati abantu bize food science ahantu hatandukanye bajyaga gukora muri izi nganda bakagerageza kuzana nyine iyo siyansi ubwo buhanga mu iyubahirizwa ryabyo abanyenganda bakageraho bakavuga bati wowe urimo uranyicira bizinesi bakavamo kugera ubwo nabo ahubwo bavuga bati hano harimo bizinesi nabo bakajya gushinga izabo byo ntabwo mwabibonye twarabibonye ndetse n'ibyo navugaga aho ahitamo kubikoresha utamusaba menshi cyangwa na wa wundi witwa ngo yarabyigiye akabyica hano agakora ibyo yishakiye kugira ngo bihutishe isoko demand nini niba barambwiye ngo sinzatarire muri metalike kubera ko plastique ari itara vuba akariyashyiramo none akongeramo wa musemburo kugira ngo bigere vuba ajyane ku isoko aho niho ubuziranenge butangiye gupfira abandi twasanze naho usanga ububiko nyine babitsemo ibyo bintu nabwo buronona ibyo batazi niba ushaka gufata icyo kinyabutabire ukagenda ugashyira depo yacyo ni mu ibati n'urugero warakigeretse ubushyuhe ko gishyuha n'izo wumva ngo zirakomeye nuko babigenza uko gishyuha nujya gukora inzoga ubuziranenge buba bwapfuye quality iba yapfuye so ni ikibazo gikomeye ubona ariyo mpamvu twagihagurukiye mbere yuko tujya ku ngamba zafashwe Ministre Dominique ahantu ibi bintu bikomerera hari abantu niyo ku mbuga nkoranyambaga baganira bavuga bati ibi binyobwa biri mu bintu byongereye ikibazo cy'ubuzererezi ikibazo cy'urugomo kandi nyine inzego z'umutekano mufatanyije n'inzego z'imiyoborere y'igihugu mu nzego z'ibanze umunsi kundi nimwe muhangana n'ibyo bibazo byombi mwebwe musanga koko ari ibintu bifitanye isano nibyo bifitanye isano n'ibintu byinshi n'ibibazo byinshi tubona muri sosiyete nigeze kubivugaho yuko inzoga zifite aho zihuriye n'ubuzererezi n'urugomo n'amakimbirane mu miryango gukoresha umutungo nabi abana bata ishuri iyo ubisesenguye usanga n'ubundi haza kuzamo ibijyanye no kunywa inzoga birengeje urugero ugasanga nyine umuntu yataye ubwenge buriya inzoga yanyweye muri ubwo buryo nayo ihinduka ikiyobyabwenge ugasanga atangiye gukora n'ibyo atakwiye gukora cyangwa se akirengagiza gukora ibyo yari akwiye gukora kubera iyo mpamvu nyine y'uko ubwenge bwe bwatwawe n'inzoga mu nzego z'ibanze rero dufite akazi kenshi n'ubundi dukora ko gukurikirana ibyo bibazo ari ibyo by'abana bata amashuri ibyo bibazo by'imiryango amakimbirane mu miryango ibibazo by'ubuzererezi kubisesengura rero igihe cyose ubona yuko bifite aho bihuriye n'iki kibazo cy'imikoreshereze cyo kunywa inzoga birengeje urugero niyo mpamvu mu byo inzego z'ibanze ziri gukora zahagurukiye dufatanyije n'izindi nzego twe tubyumva ndetse cyane kurushaho kuko gukemura iki kibazo biraza kugira ingaruka nziza cyangwa biraza gutanga umusaruro no kuri bya bindi twahanganaga nabyo ni ibintu n'ubundi twari dusanzwe dukora ariko ubu ngubu nk'uko mwabibonye tukaba twabishyizemo imbaraga no kurushaho kuko ntabwo wareberera ikintu gikomeza gutwara ubuzima bw'abantu ariko kikanadindiza n'imibereho muri rusange nk'uko nari bigarutseho. Minisitiri Sabin, ikibazo cy'ububata kuko twaze tubivuga ngo ni gute twisanze aha hantu bimaze kugaragara kenshi ko mu mihanda ubona abantu bafite ubuntu bw'ubushashi ubuntu bw'ubucupa bwa plastique bagenda banywa sinzi niba ari ikinyarwanda cya nyacyo ariko abantu bakavuga bati abantu barashize rwose barazezengeye byabahinduye imbata
ku buryo umuntu adashobora kumara iminota runaka atakanyweyeho. Ibi binyobwa harimo ibikoze mu buryo butuma umuntu aba imbata yabyo. Ni ibihe binyabutabire mu buryo busanzwe bwa siyanse usangamo byangiza ubuzima bw'umuntu binaganisha no kuri ubwo bubata ku babinywa? Reka mpere no ku nyito abantu bari kugerageza kubiha ibinyobwa inzoga zitujuje ubuziranenge. Ubundi inzoga ubwayo nta n'ubuziranenge inzoga muri rusange yagakwiye kuba ifite, kuko muri rusange twari dufite ikibazo cyo kubwira abantu mugabanye inzoga nyinshi nyine zirica, niyo zaba zifite ubuziranenge biragoye kuziha ubuziranenge, kuko inzoga nyine muri rusange nta cyiza cyazo, icyo kibanza cyumvikana. Ariko dufite ibibazo bibiri. Dufite ikibazo cy'inzoga zisanzwe abantu banywa cyane, ariko noneho haje igikomeye kukiruta. Nta nubwo ari za nzoga abantu zabicaga buhoro buhoro, usanga umuntu anywa urwagwa rufite dogere ya 5%, umubiri ushobora kwikiza bukeye akaba yasubira guhinga. Ubu noneho byavuye kuri ya 5%, bigiye mu kindi kintu cyitwa icyuma. Abaturage akenshi bakita icyuma, n'uriya muturage niko abivuze, babyita ibyuma. Ibyuma rero akenshi usanga ari 40, hejuru na 50, hari n'izo twapimye dusanga bigera no muri 90, alukoro ya 90%. Iyo ngiyo wanayicana wishyiza hakanashyuha yakwaka. Ibaze rero igeze mu mubiri w'umuntu, nibyo wumva nyine bijyamo bigatwika byose, bari abaturage batangaga ubuhamya. Ubwo rero ibibazo ni bibiri, ntabwo kikiri cya kindi cy'urwagwa rusanzwe, ikigage, Primus 5, buriya Primus na Mitsingi zijya zirenze iyo 5%, ariko ubu turi kuvuga 40, 50, 90%. Akantu umuntu afite mu mufuka ari kugikwa agasomaho, niba ari kukubakira ubwo inzira aza kuyihengeka, nagira Imana ntahubwe. Ni umubyeyi uhetse umwana akagasomaho, ubwo arahirimana nawe mu mukingo. Byari bigeze nyine aho ubona ko sosiyete yose ifite ikibazo. Ifite ikibazo. Hari umusibe ejo nagiye ahantu bitiririma mu cyaro rwose, ahantu kure dufite ivuriro, hari ibyo twahakoraga ka Bugesera. Njya mu cyaro hahandi imodoka itagera, nigira hepfo nshaka nkora iyo experience ngira ngo ndebe ibinyobwa bihari. Natangajwe no kubona ibyuma ari byo bicuruzwa cyane. Izi zisanzwe zoroheje inzagwa ntabwo ikibaho. Ibyuma byegereye abaturage. Ibyuma byegereye abaturage. Byageze aho rero ababicuruza nabo bazi ubwenge, bazi gukora ku mitekerereze y'abantu. Bavuga tukukimuha kikamwica, ejo ashaka ikindi gutyo gutyo, akageraho atakibasha kwikontorora, agahora yasinze muri make, kuko umubiri uhora urwana no kubisohora. Nubwo wamubona akanyakanya ariko aba yasinze, ahora yasinze. Arishyura amafaranga 1000, akabona agacupa kari munsi y'aka karaha k'amazi, kakabasindisha ari 3 ku 1000 kimwe. Icyo 1000 ngira ngo ubundi cyashoboraga kuba cyagura izo zoroheje nke. Mu nganda zafunzwe kuri iki cyumweru nk'uko Rwanda FDA yabitangaje, nk'uko munabibona muri iri tangazo, harimo Ingufu Gin Limited, NBG Limited, Skydrop Industries Limited, Africana Buffalo Limited, Nopa Company Limited, Roots Investment Group Limited, Rugari Agro Processing Company na Zonglu Industrial Liability Company Limited. Izo nyinshi muri izi nganda, Minisita, ni inganda zizwi zamamaza, natwe ibitangazamakuru rwose twavuga ko muri iyo bizinesi harimo akaboko kacu. Wenda izi ni ingamba, ubwo twinjiye mu ngamba, ariko gufunga izi nganda bije bikurikira n'ubundi guhagarika itumizwa rya etanoro
cyo ni ikinyabutabire cyari gihuriye he n'izi nganda ko mwamaze kuvuga ko cyo gitera n'ubuhumyi burundu? Izi nganda